Nyamata kugira ngo ukorerwe isuzuma. Naho ku murongo wa telefone turi kumwe na Alphonse Niyomugabo kugira ngo agire byinshi adutangariza kuri iyi nkuru. Alphonse, wiriwe neza? Yego, mwiriwe neza Arima ndetse n'abakurikiye amakuru ya B+ TV. Yego, turakwakira muri studio za B+ TV ngo ugire byinshi tubwira kuri iyi nkuru y'incamugongo. Yego, murakoze cyane. Ni inkuru rero y'akababaro kenshi yumvikaniye mu mudugudu wa Rwakibirizi ya mbere, akagari ka Nyamata y'umujyi, umurenge wa Nyamata hano mu karere ka Bugesera. Ni inkuru kandi yumvikaniye mu rugo rw'umugabo witwa Kalisa Roger w'imyaka 43 wari utuye aho ngaho, ndetse akaba ari no mu nzego z'umutekano z'u Rwanda, ni umusirikare. Iyo nkuru umugabo wari unari mu kibari biboneye umwana wapfa, ngejo uwo mwana w'umukobwa witwa Ineza Kalisa Kayira w'imyaka 13 yuhagiye muri umunawe aramuhanagura, ubwo nawe yitegura noneho rero gukaraba. Ubwo ajya mu cyumba cy'abashyitsi gukuramo esime, hanyuma ngo akarabe. Nuko amaze yinjiye muri icyo cyumba, ababyeyi be bategereza ko uyu muntu yagaruka, uyu mwana baramuheba. Barambiwe no kutamubona rero, nibwo papa we yahise agenda akora kuri cya cyumba umwana we yinjiyemo, asanga kirafunzwe, arahirika. Ni icyumba cya serire, ngo bashaka umutekinisiye kugira ngo muraza kunyihangana abakurikiye amakuru, ubwo niho ndi kuri tere n'ubundi nimwumvamo imodoka zigenda kuko ni mu mujyi. Hanyuma umugabo rero wo muri urwo rugo bica serire, bishe serire, basanga umwana noneho yiyahuye, aramanitse mu mugozi, amanitse mu mupira w'imbeho yambaraga yaganaga ku ishuri, cyane ko yarageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, niga mu kigo cya La Colombière, hari niko nabyumvise. Ubwo basanga yapfuye, niko guhita bahuruza inzego z'umutekano, polisi, ingabo na RIB barahagera, basanga umwana yamaze gupfa. Rero ni urupfu rwateje urujijo cyane mu baturage. Impamvu rwateje urujijo, ni urugo rubanye mu buryo ngo bwiza nk'uko bivugwa n'abaturage, ndetse mu buryo bw'intangarugero, kuko yaba umugabo n'umugore nta makimbirane ngo bajyaga bagirana nk'uko twabitangajwe n'abaturage, ndetse ngo rwa rugo rubanye neza. Bakibaza uburyo rero umwana muto cyane nk'uwo nguwo ashobora kuba yakwiyahura, bakabyibaza byabayobeye rwose. Hanyuma rero ko ubu ngubu umurambo we wajyanywe nyine waradatera ibintu bitaro bya Nyamata gukorerwa isuzuma. Rero turaha muri uru rugo rwanya kwigendera, ntabwo byoroshye, nta muntu wabona, hari abantu bakeya. Binagaragara ko hari mu mujyi ubanza umuco wo gutabara ntabatabigira, hari abantu 2 gusa bonyine, ariko mu marembo twase twakirwa na mama wa nyakwigendera, ariko tumwiziye amaze kumva ko turi abanyamakuru ahita twamuganira kure yisubirira mu nzu. Byumvikane ko bitoroshye kuba hari amakuru wahakura muri urwo rugo. Ubwo rero nuko bibaye bihagaze kuri ubu. Umurambo igihe cyo kwishingura ntabwo kiramenyekana, ariko nicyo kibazo kiri aho ngaho. Rero harabo muganira bakajya kure, bakavuga bati ushobora gusanga wenda byaba ari imyuka mibi, ari satani. Ntabwo byumvikana ukuntu umwana w'imyaka nk'iyo ngiyo yakwiyahura, byaba urujijo mu bantu rero. Ariko kandi tunibutse ko uyu mwana witabye Imana atari we wa mbere hano mu Bugesera gusa, ko ahubwo hari n'undi mwana uherutse kwiyahura nawe mu mezi ashize na hano muri murenge wa Nyamata. Ubwo rero ikibazwa ni kimwe, abana nk'aba ngaba ubundi biyahura gute, habaye iki? Ndetse abakiri bato mu myaka mito cyane, ariko kandi waganira n'abantu barimo n'abadokiteri batandukanye, bakakubwira ko kenshi amakimbirane yo mu rugo agira ingaruka mbi nyinshi ku bana, ku buryo habamo n'abana bashobora kuba bakwiyahura, nk'uko twagiye tubyumva mu nkuru zitandukanye hirya no hino, bakaba bakwiyambura ubuzima kubera amakimbirane nk'ayo ngayo. Ariko kuri uyu wangaho i Nyamata rero urujijo ni rwinshi. Abandi bakavuga bati cyangwa se ni karande z'umuryango, cyane ko ibiganira n'abakuru bakubwira yuko ngiyo mu muryango hari umuntu wigeze kwiyahura, ngo n'ubundi byanze bikunze ngo nibishaka bizagira no mu buzukuru, naho haba hagomba kuvamo n'ubundi nguzi yiyahura. Ariko nyine urupfu rw'uyu mwana rwose rwababaje benshi, harimo n'uwamubonye ejo arimo akina n'abandi. Ndetse kandi banatubwiye ko n'uwo mwana mu bisanzwe yari umwana wagaragara mu kugaragara ko yari umwana utuje, witonze, ubona uri disipurine cyane, ko urugo rw'iwabo impamvu byabereye urujijo abantu biteye n'amayobera, ni urugo rudasaba, ni urugo ubona rwishoboye, ndetse yiga rero mu ishuri ryiza riri mu yahenze muri aka karere ka Bugesera. Ubwo rero ni uko bihagaze kuri ubu ngubu, turacyakurikirana amakuru. Yego, Alphonse, uganira na bamwe mu baturage bo muri aka karere batangaje ko wenda uwo nyakwigendera abanye gute, yari asanzwe abanye gute n'ababyeyi be. Yego, nibyo, hari abo twaganiriye banageze ku murambo ku ikubitiro, batubwira yuko n'umuryango tugiye hanze yawo
bavuga ko warubanye neza n'abana bari bafite uburere, keretse wenda ibiri imbere mu nzu aho batabasha kumenya, ariko ubundi mu bisanzwe ngo ni urugo rubanye neza, byo bashingiye bibaza icyabaye. Hanyuma umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyamata yitwa Rwabuhija Christophe, nawe twaganiriye aratubwira yemeza iby'uru rupfu rukomoka mu kwiyahura, ndetse atubwira yuko n'iperereza ryatangijwe, kandi navuga anagira inama abaturage yo kurushaho kwegera abana cyane. Icyo yagitinzeho, kwegera abana cyane, kuko gusanga akenshi na kenshi harimo nk'abana baba bataganirizwa, muri uko kutaganirizwa ndetse bakaba batanisanzura haba ku babyeyi bombi, wenda umwana aba yabwira umubyeyi we ikibazo yumva afitemo. Ibyo rero yasabye ababyeyi bose muri rusange ko inshingano zo kuganira n'abana, inshingano zo kurera, inshingano zo gutega amatwi abana ari izabo. Abasaba kongera imbaraga ntibite ku kazi cyane, ntibumve ko kuba bahashe kuvuga ngo nahashe umwana namwanditse, umwana nabonye minerivare, bakumva ko bidahagije, ko bakwiye no kujya babegera mu birebana n'imitekerereze, bakumva ibitekerezo by'abana n'ibibabangamije. None se unyakwigendera yaba yiyahurishije akoresheje iki? Yiyahuye akoresheje ngo agakote yajyanaga ku ishuri akamanika mu idirishya muri giriyaje, hanyuma basanga nyine arimo arananara mu cyumba cy'abashyitsi. Tugana ku musozo se, abaturage bavuga ko uyu mwana yari asanzwe agaragara gutse muri sosiyete, wenda nk'urugero yaba yari asanzwe abaho yigunze, cyangwa yari umwana nyine uri aho ngaho usabana n'abandi? Yego, bamuzi bajyaga bamubona, batubwiraga ni urugo rw'abakire, reka mbyite gutyo, ni urugo rw'abakire. Yari umwana rero n'ubundi atari nk'abana bahari mu byaro birirwa mu muhanda, ariko mu gihe gito yagaragaraga yari umwana ubona ngo utuje, ufite disipurine. Mu magambo make ntabwo yari ashabutse ku buryo wabona bisanishijwe n'abandi, ni umwana wari utuje cyane, babona ucecetse. Ari nayo mpamvu nyine abaturage bavuga bati ushobora gusanga havuga ngo ni iby'iwabo, abandi ngo ni satani yaba yamwaritse, abandi ngo ni karande zo mu muryango. Ariko inkuru nyamukuru cyangwa se ubutumwa nyirizina bwaturuka muri iyi nkuru y'ibyago ni uko ababyeyi mu by'ukuri bakwiye kuganira n'abana cyane. Hari ababyeyi muri iyi minsi bahugijwe n'imirimo, kuva umubyeyi arabyuka agenda mu kazi, atasa atatu abana baryamye, n'undi aragenda arataza se abana baryamye, bityo ntibabashe kuganira. Kandi mu by'ukuri n'abana bo ubwabo hari ibyo banyuramo bababaza, hari amafilime bareba nabyo babikomojeho, amafilime bareba ateye agahinda cyane cyane, bityo rero bakavuga ko umwana ibimuhungabaniriza umutekano mu mutwe bitabura. Ubwo nyine igikomeye kinashishikaje cyane, hakwiye uruhare rw'ababyeyi mu kuganira n'abana mu by'ukuri kugira ngo bamenye ibyo bibazo. Hari ukujya ku ishuri mu bigo by'amashuri, bakaba baganira n'abandi bana wenda tuvuge bafite amakimbirane yo mu miryango, abana bagatara ayo makuru. Hari ukongera kumva n'ibindi biganiro biri ku ishuri, nyine hari ibigare biri ku ishuri. Burya umwana ngo ashobora no kuba yanarwana na mugenzi we akababara, uko ari umwana rero akeneye pole y'umubyeyi. Uwo mubyeyi rero ntaboneke ngo amwumve, amutege amatwi. Ka gahinda rero twatuma tugenda twikusanya, tukazarangira dushibutsemo ikintu gikomeye mu gihe umwana atakurikiranywe. Mu by'ukuri ababyeyi rero birakwiye ko uburangare buba bufite bwahagarara, bakegera abana babo bakajya babaganiriza cyane, bakamenya ibibazo mu by'ukuri bafite. Yego, hano none se hanyuma ababyeyi be bose bafite akazi ku buryo uwo mwana yirirwa mu rugo wenyine, bakaba bataramubonera umwanya mu buryo buhagije? Yego, ntabwo wenda nshinja ababyeyi bakera kutamuganiriza, navugiraga muri rusange. Ariko ubundi ababyeyi be, umugabo ni umusirikare, hanyuma umugore afite indi mirimo tutabashije kumenya ubwoko bwayo, ariko bose ni abanyakazi mu bigaragara. Yego, akenshi urakoze cyane. Reka tubashimire studio kuduha umwanya, namwe murakoze, ndetse n'abakurikiye B+ muri aya masaha. Nawe urakoze cyane.